Dukomeje gushimira abantu badukurikiye ku muyoboro wacu wa Vision Health TV. Reka twongere kubabwira ngo amahoro Imana itanga arusheho gusakara kuri buri umwe wese. Nkuko murimo murabibona mu kiganiro, tugiye kurebera hamwe impamvu itariki 14 Gashyantare cyangwa se 14 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka wiswe umunsi w'abakundanye. Mbese uyu munsi kugira ngo witwe umunsi w'abakundanye byatangiye gute? Kugira ngo isi yose ibitanga, ibihugu byose hirya no hino ku isi bitanga ikiruhuko, abantu gasanga rwose ni umunsi udasanzwe, byaje biti. Rero tugiye kubegezaho ibyegeranyo bigiye bitandukanye bijyanye n'uyu munsi, aho uyu munsi umaze kuba ku bukombe, umaze kuba umunsi udasanzwe ku isi. Tunamenye n'ibyo twizihiza uwo munsi, twizihizamo ngo ni umunsi w'abakundanye, aho tuza kurebera hamwe ibikorwa muri uwo munsi, ibyo navuga ko ari ibyiza ndetse n'ibibi bikorwa kuri uwo munsi n'inkomoko yabo. Ngiye turi kumwe mu kiganiro ni Mbonigaba Job. Mbere yuko iyi tariki yitwa itariki y'abakundanye, itariki 14 Gashyantare buri mwaka, ubundi mu mateka ya kera ya Roma bagiraga umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru ukaba ari umunsi wahariwe kwizihizwa, ukaba ari umunsi wabaga hagati Gashyantare mu kwezi kwa kabiri, niho uwo munsi wabaga. Noneho uwo munsi bakawita ko ari umunsi wo kwizihiza, akaba ari umunsi wo kwizihiza uburumbuke cyangwa se fertilité ndetse n'urukundo muri rusange. Noneho uyu munsi wahariwe uburumbuke n'urukundo byaje gukomeza. Noneho idini rya Gikristo ubwo ni Kiliziya Gatolika iza kutagatifuza, irangije iza kubatiza izina ry'uko witwa Saint Valentin. Kugira ngo witwe Saint Valentin byagenze gute? Muri iki gihe kugira ngo witwe Saint Valentin, reka tubanze tuvugeho amateka y'uyu munsi kugira ngo witwe Saint Valentin. Mu kinyejana cya gatatu i Roma hayoboraga umwami w'abami cyangwa se Kayizari witwaga Claude. Noneho uyu Kayizari Claude wa kabiri yari yarashyizeho itegeko igihe yayoboraga, ingabo yayoboraga azitegeka yuko abasirikare be abategeka yuko nta musirikare wemeye kurongora cyangwa se gushaka umugore. Impamvu yavuze ibi ngibi, murumva yuko buri muntu wese agira udushya twiwe. Uyu mukayizari witwaga Claude cyangwa se umwami w'abami witwaga Claude wa kabiri niwe washyizeho iryo tegeko. Noneho mu basirikare yayoboye yari afitemo umusirikare witwaga Saint Valentin, waje kwitirirwa iryo zina y'umunsi mukuru w'abakundanye. Ubwo yashyiragaho iryo tegeko, we yarengeraga inyungu z'igihugu yayoboraga, dore ko yavugaga yuko kugira ngo umusirikare abashe gukora inshingano neza nk'uko bikwiriye, abashe kujya ku rugamba adashikagurika, nuko atakagombye kuba afite ibindi bintu bimuhuza mu bitekerezo, nko kuba afite umuryango yitaho, umugore n'abana muri rusange. Akumva yuko umusirikare w'ingaragu cyangwa se udafite umugore, akumva yuko uwo musirikare ubasha gukora inshingano nk'uko bikwiriye. Uyu musirikare witwa Saint Valentin we yaje gukora ikinyuranyo, akabikora mu buryo bw'ibanga cyane bucece, agakora ikinyuranye n'icyo umuyobozi cyangwa se Kayizari Claude wa kabiri, umwami w'abami Claude yari yarashyizeho. We yarangiza we akabikora bitandukanye, akajya ashyingiranya abantu bakundana, akabasezerana rwose mu buryo bw'ibanga. Noneho byaje gukomeza, muri uko gukomeza biza kumenyekana yuko uyu musirikare witwa Saint Valentin, biza kumenyekana yuko uyu musirikare witwa Saint Valentin we akora iginyuranye n'icyo umwami w'abami Claude wa kabiri itegeko yari yarashyizeho. Biza kurangira afunzwe ndetse bamukatira urubanza rwo gupfa. Ariko mbere yuko uyu musirikare apfa, aza kwandikira ubutumwa umukobwa w'umwami bari mu rukundo, amwandikira ubutumwa budasanzwe bw'ibanga,
arangije amwandikira amagambo agiye atandukanye, ariko ubwo butumwa bwari ubutumwa yise from your Valentine. Noneho uko iyo baruwa yanditse, amaze kuyandika avuze yuko iturutse Valentine, noneho nibwo iyo baruwa yaje kuza kumenyekana. Noneho amaze gupfa biza kurangira uwo munsi bawumweguriye nk'umuntu waharaniye hafite ikintu yaharaniye kugeza igihe yaje kwemera no kugipfira. Twihuse, umwanditsi n'umusesenguzi witwaga Geoffrey yaje kwandika ibitabo n'imivugo bivuga ku itariki 14 z'ukwezi kwa Gashyantare buri mwaka. Aza gusohora urwandiko yise cyangwa se ibitabo yakunze kuvuga bigaruka ku cyo bita urukundo. Ibyo bitabo biragenda bijya ahagaragara, birasakara hirya no hino ku isi, nibyo byaje kuvamo byaza kwitirirwa uwo munsi umenyekana gutyo uza guhinduka Saint Valentin. Byagenze gute kugira ngo uyu munsi usakare ku isi yose, ubisi yose ibi wizihiza? Byaje kugenda gute kugira ngo isi yose uyu munsi ibihugu byinshi hirya no hino ku isi bitange konji, ugasanga ni umunsi uburiho utuntu tudasanzwe n'udushya tudasanzwe? Icya mbere, mu bihugu by'Uburayi baje abantu bakundanaga batangiye kujya boherezanya amakarita y'urukundo, ayo twakita Valentine cards. Noneho bigenda bisakara hirya no hino ku isi kugeza igihe uyu munsi wamaze kuba ubukombe, wamaze kubaka izina, isi yose ikaba yaramaze kuyoboka uno munsi. Ubu ku itariki 14 buri kwezi kwa kabiri buri mwaka, 14 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka, dore ibikorwa isi yose ikunda gukora kuri uwo munsi. Icya mbere, hari ukohererezanya ubutumwa hagati y'abantu bavuga ko bakundana, abafiance, abagabo n'abagore ndetse n'inshuti n'abavandimwe, boherezanya ubutumwa. Navuga ko ari ubutumwa bujyanye n'urukundo. Uwo munsi boherezanya ubutumwa budasanzwe bw'urukundo, nk'uko uyu musirikare mbere y'uko apfa yohereje ubutumwa, yarangiza akabwita ngo from your Valentine. Ni ukuvuga ngo n'uyu munsi usa nk'aho ari umunsi wo kohereza icyo twakita ubutumwa budasanzwe. Icya kabiri, ni umunsi wo gutanga impano zigiye zitandukanye. Rimwe na rimwe hari igihe abantu batanga impano batazi n'inkomoko y'uwo munsi, ariko nagira ngo mbabwire tubashe kumenya imva n'imvano y'uwo munsi. Kandi mwumvishije ko ari umunsi watagatifujwe, utagatifuzwa n'idini ya Gikirisito y'i Roma, irangije iza kubatiza ngo ni umunsi w'abakundanye. Ariko ndibuze kubabwiraho mu isoza bw'iki kiganiro mbereke bimwe mu bintu bikorwa bidakwiriye by'amahano bikorwa kuri uwo munsi, aho hatangwa impano zigiye zitandukanye. Harimo indabo, harimo abahana amashokora, harimo abahana amagift agiye atandukanye. No munsi inshuro nyinshi abantu bategura, bamwe bagakorera udushya cyangwa se amasurprise abo bavuga ko bakunda, kugira ngo babereke yuko bifatanyije nabo kuri uwo munsi udasanzwe. Hari ukwishimira urukundo hagati y'abakundana, ugasanga uwo munsi no munsi navuga yuko bahariye ibyishimo byabo. Murumva yuko uyu munsi ufite amateka. Rimwe na rimwe wewe ushobora kuba udukurikiye wizihizaga uyu munsi utazi imva n'imvano y'uyu munsi. Nagira ngo wumve neza imva n'imvano y'uyu munsi. Reka twigerere hano iwacu mu Rwanda. Nubwo mu Rwanda atari umuco gakondo wacu, kuri uyu munsi atari umuco wa gakondo yuko uyu munsi wakagombye kuba ari umunsi udasanzwe wahariwe Saint Valentin cyangwa se umunsi w'abakundanye, ariko reka mvuga ngo uyu munsi naho mu Rwanda wamaze kuhagera, warahakandagiye ndetse wafashe intera ku kigero kiri hejuru, by'umwihariko mu rubyiruko cyane ndetse n'abakuru muri rusange. Urugero, kuri uyu munsi no munsi abasore batungura abakobwa b'inshuti zabo cyangwa se abafiance babo bakabakorera surprise, cyangwa se abagabo bagatungura abagore babo cyangwa abagore bagatungura abagabo babo, babahereza impano zitandukanye, babambika impeta
ndetse abandi ugasanga bishimana n'imiryango basangira muri rusange, abandi bagasohokana bahana indabo hagati yabo ubwabo nk'ikimenyetso ngo cy'urukundo, ndetse abandi bagaha inshuti zabo amagifti ndetse n'amashokora n'utundi tuntu twinshi tugiye dutandukanye dukorwa kuri uyu munsi ngo kibe ari ikimenyetso kigaragaza yuko rwose bizihuje uwo munsi. Ikindi cya kabiri kuri uyu munsi ni umunsi utangwaho konji. Tubanze twumve inshuro nyinshi konji itangwa kubera ko ni ibintu uzasanga amakonji ku isi yose, ibihugu hirya no hino bitanga konji kuri uyu munsi, ariko urasanga imva n'imvano bituruka i Roma cyangwa se ku idini rya Gikristo ry'i Roma. Ikindi gusa nubwo bimeze bityo, kuri uwo munsi hakorwa n'ibikorwa bigiye bitandukanye, navuga yuko ari ibikorwa bibi. Urugero, uwo munsi niho ubusambanyi bugwira cyane, ugasanga abantu bagiye bakora ubusambanyi. Ibi ngibi ndagira ngo mbitangeho inama, ntago ibi bintu byari bikwiriye. Nimba bavuga ko ari umunsi w'abakundanye, ntago ari umunsi wo gukora amahano. Icya kabiri, no munsi udukingirizo usanga twashize mu maduka. Icya gatatu, abakunda kuba bakoresha uburyo bwo kuboneza cyangwa se kwirinda gusama, amafarumasi aba yabyungukiyemo, kuko niwo munsi usanga imiti ifasha abantu kugira ngo badasama inda zidateganyijwe. Utwo tunini tugurwa cyane kuri uwo munsi. Ikindi, abacuruzi b'inzoga uwo munsi barunguka cyane, bwo no kuvuga ngo ubusinzi bugiye butandukanye abantu baba bavuyaraye, reka sinakubwira. Ndetse ikindi, hari ugusesagura mu miryango, rimwe na rimwe uwo munsi ugasiga umuryango usigaye mu madeni cyangwa se muri krize. Rero navuga ngo nyamuneka reka soze ntanga inama nagira buri umwe wese. Ugasanga umuntu yasevinze amafaranga, ariko avuga ngo aya mafaranga nasevinze umwaka wose nayo nzishimana n'inshuti n'abavandimwe ku munsi w'abakundanye, cyangwa se nayo nzasohokanamo n'umukunzi wanjye, nayo nzakoramo ibi n'ibi. Oya, uyu munsi uraza ugahita n'indi minsi yari yo yose ukagusiga. Icyo ugomba kwitondera ni kimwe: jya uzirikana yuko ibyo ukora byose igihe kizagera Nyagasani akakubaza uko witwaye ukiri muri ubu buzima. Nimba ari n'ubutunzi Imana yaguhaye, ntabwo yabuguhaye ngo ubukoreshe mu buryo budakwiriye. Singumujije kwishimana n'umuryango wawe cyangwa se n'umukunzi wawe, ariko icyitonderwa, menya ko uyu munsi uza ugahita kandi ukagusiga. Rero inama natanga, tujye tugerageza kwita ku miryango muri rusange n'inshuti n'abavandimwe, haba ari kuri uyu munsi ndetse no ku yindi minsi muri rusange. Icya kabiri, twirinde gusesagura uwo munsi, kuko uwo munsi uraza ugahita n'indi minsi ikaza. Icya gatatu, uyu munsi ntabwo ari wo munsi wakagombye kudusiga dufite amadeni ngo usange umuntu ari mu bukene buteye ubwoba. Ikindi, uyu munsi wakagombye kumenya yuko umunsi wose usohoyemo ari wo munsi w'izahabu yawe, ukamenya yuko ugomba gukoramo ibikwiriye kugira ngo urya munsi ubwo Nyagasani azaza guca amateka y'abazima n'abapfuye atazakubaza agasanga kuri uwo munsi winejejemo bidahesha Imana icyubahiro, ahubwo haranira kugira ngo uhore ufite ubuhamya buzima bwo guhinduka k'umutima. Noneho nasoza mvuga ngo ibyo ngibyo wateguye kugira ngo ugire abo wishimana nabo, nakugira inama yo kugira ngo ujye ubasha kugera ku mfubyi n'abakene bagiye batandukanye no mu minsi itandukanye. Ntushake kugira ngo byishimanemo na bagenzi bawe, zirikana kugira ngo ugire icyo ukorera bene mu bantu badafite amikoro. Rero twirinde kujya tukora ikintu tutazi imva n'imvano zacyo, kuko urumva no umunsi waje gutakadivuzwa n'idini ry'Abaroma, urangirije yitirirwa uriya witwa ngo ni mutagatifu Valante, ariko urasanga yashoje urugendo rwe yishwe kubera ko yari arimo arakora ikintu gihabanye n'itegeko ryari ryashyizweho n'umwami w'abami w'Abaroma witwaga Kayizari Claude wa kabiri. Nasoza rero mbabwira ngo Imana ibahe umugisha, kandi tujye tuba mu bintu tubisobanukiwe, twe kugendera mu kigare, ahubwo tugendere mu kuri, kandi twirinde gukora ibabanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, ahubwo umwuka imbaraga ya Nyagasani bari y'igice udenga muri buri kimwe cyose.
murakoze cyane.